Ya nizere yuko rero mumeze neza mwese mukunda gukurikira ibiganiro bica kuri DNB TV Rwanda kabisa. Iyo ni YouTube channel kugezaho amakuru y'ibyamamare kugenda turengana n'iciye atandukanye. Murabizi yuko muri kumwe nanjye David ndetse na mugenzi wanjye Nyirabyo arahabaye ibintu bimeze neza cyane. Noneho tuje twihuta cyane kugira ngo tubahereze amakuru y'imyidagaduro bari kugenda turengana n'iciye atandukanye. Haba kuri Instagram, Facebook, Twitter, aho hose urajyayo usacinge DNB TV Rwanda. Uretse tubona kabisa Nyirabyo ndi kumubona yifunze nk'ibisanzwe tuzanzwe tubimenyereho ko ibyo bintu ni ibintu byiyo kwambara neza. Ntabwo nzirirwa mbabwira ngo yambaye gutya kuko ibyo yakwambara byose araberwa niyo ndwara ngarwaye niko yambwiye. Nyirabyo ikaze mu kiganiro. Asante kabisa David, nizeye ko nawe meze neza. Meze neza ndashima Imana, ariko nawe ndakubona koko urashima Imana. Cyane kabisa meze neza ndashima Imana rwose. Urumva ko weekend yari meze neza, ndarenjoyinze mu buryo bugiye butandukanye, ndetse umuntu aniyitaho rwose kuko aba ari umwanya mwiza wo kwiyitaho uruhuka kuko akazi kaba kashimwe n'Imana. Ugomba kuruhuka David. Ya nibyo rero ndizera yuko n'abakunzi bacu bameze neza cyane, bari badukumbuye. Iki ni ikiganiro cya kabiri tugiye gukora nyuma yaho tugarukiye, nyuma yaho twongeye kugarura impinduramatwara cyangwa amaraso mashya mu kiganiro cyacu. Nizere yuko rero n'abakunzi bacu bagarutse ngo twongere tubane neza, ibintu bigende bibageraho umunsi ku munsi, 5 kwa 5. Reka rero twihute n'amakuru y'imyidagaduro atuzanye. Tugiye guhera hano mu Rwanda witwa The Ben Tiger B ari mu gihugu cya Uganda, ari kugenda teramira abanya-Uganda ndetse n'abanyarwanda batuye muri Uganda. Turaza kubigarukaho. Yajyana n'abantu bagiye batandukanye, uwitwa Kevin Kade bari kumwe, Element bari kumwe, ndetse na DJ Flex bari kumwe. DJ Flex nawe ari muri Uganda, ari kugenda avanga imiziki ari muri Uganda kabisa. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka hano mu Rwanda nanone twongere tuvuga ku gitaramo cy'imyaka 5 uwitwa Juno Kizigenza yari kwizihiza imyaka 5. Juno Kizigenza yari kwizihiza niyo experience yayigizemo. Ni byose turaza kubiganiraho. Ni byinshi cyane, ni brand new songs ziri kugenda zisohokana, amabru ari kugenda turengana n'iciye atandukanye. Ibyo byose rero turaza kubiganiraho, ariko namwe mwibuke kongera kugenda mukore icyitwa subscribe, comment, share. Sibyo Nyirabyo? Yego kabisa rwose bagende bandike mu ijambo DNB TV Rwanda byonyine gusa, ubundi ukabasha kubabona ibihangano byacu bigiye bitandukanye. Nicyo kintu cyonyine basabwa, ubundi ugakora subscribe ugasharinga n'abandi bose kugira ngo babashe kubona ibyiza biva kuri DNB TV Rwanda. David, ya rero ndabashimiye cyane abamaze kubikora. Nyirabyo reka twinjire mu makuru y'imyidagaduro, duhere muri Uganda aho Tiger B ari gutaramira abanya-Uganda. cyane kabisa David, ni igitaramo cyiza cya Design cyangwa Tiger B yagiye gukorera muri gihugu cya Uganda. Bizikaro no muri asanzwe akunda kujya gatwika, n'ahantu amaze kugira fame cyangwa abantu benshi bamukurikira kandi bamukunda cyane. Ntabwo agiye wenyine rero, yagiye ajyanye na Element ndetse na Kevin Kade, nk'abantu bamaze iminsi bakunda gukorana mu ndirimbo, bahuriye mu ndirimbo Sikosa. Urayizi indirimbo yakuzwe cyane David. Ahangaha rero ugera bitwaje kugira ngo bakomeze kuba baryohereza abakunzi ba Tiger B ndetse n'abakunzi babo bahanzi n'ubundi baherereye muri Uganda, ndetse nitwaza n'umu DJ umaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, DJ Flex. DJ Flex ni umu DJ kabisa nawe uri mubizamo neza cyane kandi amaze kumenyera kuvanga imiziki. Bakaba barajyanye kandi igitaramo bagikoze neza cyane kabisa. Urebye amashusho y'igitaramo wabona ko uwari wese wagiye kuri stage, yaba Tiger B nk'usanzwe muri utegerejwe, yakoze igitaramo cyiza, ndetse na Element nawe ubwe rwose yakoze igitaramo cyiza. Abana barasara, ubundi barangije rwose, bamwe n'abarenga bamuhundagazaho amashiringi, amashyanga amafaranga akoreshwa hariya muri Uganda. Ni ibintu byari byiza cyane, kandi na Kevin Kade yitwaye neza. Bakundi kuri energy abafite rwose kuri stage arabigaragaza David. Ni igitaramo cyari cyiza cyane kandi tuvuga ati cyane twashyire imbaraga, kandi akoye nabikoze tuvuga kuri shapo kuri The Ben. Ubu n'ubufatanye tuba turi kugenda tubona mu bahanzi bacu b'abanyarwanda, aho umuhanzi umwe ashobora kujya gutaramira mu kindi gihugu akitwaza abandi bahanzi bakuranye indirimbo. Haba uwo ngo Kevin Kade twari turi kugarukaho, haba Element twari turi kugarukaho. Ni ibintu byiza cyane, ubona yuko nyine ni bwumvane, ni kwa kundi nyine harimo ubufatanye ndetse no gukorana, kuko ibyo bitanga experience ku bahanzi bamwe na bamwe. Ubu Kevin Kade azajya muri Uganda azi ngo mfite fan base
ingana gutya kuko narahaje aha hantu ndahazi nzi fanbase yanjye uheremeti wese ubwa mbere ahagiye yigeze kujya kwikorana igitaramo urukumva ni ubwumvikane nyine buba buri mu bahanzi bacu ni ugukorana ni ugushyirana hamwe ni ibintu byiza cyane kandi byongera na experience ku bahanzi bamwe na bamwe nyirabyo cyane kabisa cyane n'ibintu byiza cyane rwose njye nashimye kuba atega biravuze ati ngenda agiye ariko hari umuntu ukeneye kuba twajyana nawe nkamwinjiza muri yasi yo gukora ibintu bigakundwa ndetse ntibikundwe n'abanyarwanda gusa ndetse bigakundwa n'abandi bo hanze y'u Rwanda tuvugana Kevin Kade ntabwo amenyereye ibitaramo mpuzamahanga cyangwa ibitaramo bimuhuza n'abandi bafana bandi atari abo mu Rwanda. Ni ibintu byiza rero kuba Kevin Kade agize experience nk'iyo ngiyo element yagize ko ntabwo ari cyane nawe ni ibintu yari akeneye kuba rero yaramujyanye ntibigaragaza ubufatanye bw'abahanzi bo mu Rwanda ndetse ikaba umwihariko kuri new generation ndetse na generation ya kera cyangwa ya ba The Ben bakuze kera ndetse n'abana bahanzi barimo bazamuka ubu ngubu. David tukiri kuri kino gitaramo rero ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa. The Ben ngo yahuye na murumuna wa Museveni ba Chameleone Weasel n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nabonye n'izindi nkuru ziri kugenda zivugwa kuri kino gitaramo, bano bahungu bacu bo mu Rwanda batwitse Uganda yose bayifashe kabisa kuko wabonye element ibintu ngo yakoze kuri stage uwitwa Kevin Kade vibe ziri hejuru cyane. Niki wavuga ku bahungu bacu bo mu Rwanda David buriya abantu bazi neza muri Uganda nanjye wenda sinahabaye ariko ndakurikira entertainment yabo cyitwa abakobwa ni ikintu kiryoshye igitaramo. Abakobwa babo bakunda show cyane. Umukobwa araza akitabira igitaramo ndetse bakanirekura. Niba ubashimishije amafaranga barayaguha, niba ubashimishije baraguhobera baze babyine rwose cyane. N'abakobwa birekura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nibyo yabaye kuri The Ben ndetse n'abandi bafatanyije kuririmba. Element yaririmbye rwose aravuga ati yabuya umukobwa arazamuka rwose amukundagazaho amashinge kandi umukobwa ukuntu yambaye nicyo cyavugishije abantu benshi bagiye batandukanye. Ntabwo tubimenyeye mu Rwanda, niyo mpamvu abantu usanga twavuze, ariko muri Uganda ni ibintu bisanzwe kandi ibintu byiza rero kuba The Ben yarahuye n'abantu bakomeye nk'abariya abantu bo kwa Mayanja cyangwa abaturuka mu muryango wa Mayanja. Ndavuga Chameleone, avuga Paraso ndetse na Weasel, bose rero barahuye bazaga kongera guhura n'abandi bantu amaboko yandi ugahura mukaganira ndetse bikaba n'akarusho guhura n'umwe mu banyamuryango bo kwa Museveni. Ni ibintu byiza kuri The Ben bigaragaza ko n'ubundi ibendera ry'u Rwanda riracyazamuka ahantu hose. David mu gihe abanyarwanda bamwe na bamwe bari kugenda bafata Uganda, tugarutse hano mu Rwanda hari undi musore witwa Juno Kizigenza yari ari kwizihiza imyaka 5 experience amaze kugira mu myaka 5 amaze. Ni igitaramo cyari cyiza cyane, ndagira ngo uduhe ishusho y'ukuntu byari biteye, uduhereze twabonye ama performance y'abahanzi agiye atandukanye. Tubona atumiye witwa Ariel Ways bafatanyije mu ndirimbo, uwitwa Knowless yari ahari, France Mund uri muri record yiwe nawe yari yitabiriye icyo gitaramo. Byari ibintu byiza cyane. Juno niyo experience yagaragaje kuri uwo munsi twari twavuze ku itariki ya 16. rero rwose ahangaha n'ubundi tukivuga ubufatanye bw'abahanzi ni ikintu njye nahise mbona ko ari cyiza cyane kuko Juno Kizigenza nk'uko yivugaga amaze imyaka 5 akora, ariko iyo myaka 5 yose akora ntabwo yigeze yikorana cyangwa ngo akore single songs wenyine, kuko we yagifatanyije n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Hari indirimbo yakoranye na Knowless Umugisha, hari indirimbo yakoranye na Ariel Ways ndetse bikivuga ko ari mu rukundo Away, indirimbo yari nziza cyane ndetse n'izindi ndirimbo agiye afatanya n'abantu nk'iyo yafatanyije harimo King Soul. Abo bose rero cyashimije no kuba bose baje mu gitaramo gushyigikira Juno Kizigenza. Ibintu byiza rero byari ibintu by'agaciro rwose cyane kabisa. Rero abo bose baraje barifatanya kandi ibintu biraryoha cyane. Urebye njye navuga ko igitaramo cyagenze neza cyane kabisa ku muntu nka Juno n'imyaka yavugaga maze. Igitaramo cyabaye rwose n'ibintu ubona bifite imbaraga rwose, ubona ko Juno Kizigenza bamwitega ahubwo imyaka 5 iri imbere
mu muziki wa Juno Kizigenza zaba ari international David. ni ukuvuga ngo Juno Kizigenza yagiye agaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko tukagira ikibazo kimwe na kimwe tukibaza ngo ese kuki Juno Kizigenza adakunda kwitabira ibitaramo byinshi biba hano mu Rwanda? Bamwe na bamwe twagiye twumva rumazi ngaragenda ngaca amafaranga menshi ngo abakoresha ibitaramo hano mu Rwanda niba mwiyumvamo. David ahangaha ndibuka rwose babimubazaho Juno Kizigenza yaravuze ati njyewe kuba ntakora ibitaramo wenda ubwo ntabwo ari igihe kiragera cyangwa abandi bantu bategura ibitaramo ngo banyiyumvemo cyangwa baba babona ko ndi uw'agaciro, ariko nzaza mu bitaramo neza bigira byipange cyangwa ari byo bifitemo uruhare cyane. Birabaye rwose, isezerano yavuze nk'umugabo yayisohoje cyane kuri Juno Kizigenza rwose. Yewe kuri ingofero yakude shapo kabisa kuri Juno Kizigenza kuko mu myaka 5 agaragaje byinshi cyane bigiye bitandukanye. N'umuhungu muhanga udashidikanya ku buhanga bwiwe, yakoze indirimbo nyinshi nziza, yakoze amakorabo meza, akora album ubona ko nyine ni new generation, nawe ari muri abo muri izo gens abo baje nyine vuba, Kevin Kade, abo ba Ruto, abo ba Juno Kizigenza ni benshi cyane baje, ba King Vumbi, ubona ko ba Kenisoro ni benshi bayamano, kubona ko Juno Kizigenza nyine ni yindi revolution yazanye cyangwa na yandi matwara bazanye mu muziki nyarwanda. Hahandi tubona competition ko yiyongereye, hahandi tuba turi kuvuga ngo abahanzi byibura urakora short list ukavuga ngo ndashyiramo nde ndakuramo nde ndashyiramo nde, bikakubana nyine mu mitwe wawe. Ni ibintu byiza, ariko ni ibintu byiza bigaragaza icyo nakwita nk'ahazaza h'umuziki wacu. Ni byiza abantu ni byiza cyane. Rero reka tugende no ku yandi makuru abari kugenda avugwa ku isi nzima y'imyidagaduro, ariko nongera kubwira abakunzi bacu ko bagomba kuzajya basiga comment bakatubwira ati mwongeremo iki, mukuremo iki ngiki, ibitekerezo byabo bari ingenzi kabisa. Rero tukiri ku makuru y'imyidagaduro, uwitwa Bruce Melody nabonye ari gutegura indirimbo agiye gukorana na Diamond Platinum. Simba indirimbo imaze iminsi cyane kabisa, abantu ntabwo navuga ko ari indirimbo yasohotse, ahubwo imaze iminsi ivugwa ko izasohoka. Ikigaragaza cyo bita promotion cyangwa advertisement ifite imbaraga. Nyereka ko buri wese uri mu Rwanda ategeranyije amatsiko iyi ndirimbo yabo. Iyi ndirimbo rero ubona ko izaza abantu bayitegereje bayisanira mu kirere, ishobora kuzagira rwose n'imibare iri hejuru cyane kurusha indi mibare yose Bruce Melody yagize. Njye niko mbibona kabisa, kandi inshallah bizakunda rwose. Rero ni byiza cyane kuba abantu bahuje imbaraga kandi bagakora ikintu kirenze David. Ni nyuma yuko rero uwitwa Bruce Melody amaze gukorana na Shaggy, urabizi ko basubiyemo indirimbo When She's Around, rero akongera agakorana na Joe Boy. Ese ni biki cyangwa ni igiki byibura kiri mu kuba yashaka isoko ryo hanze? Ni igiki atagetinze buriya Bruce Melody nyirabyo? Buriya ni ibintu byiza cyane rwose, kuko na Bruce Melody nubwo yari umuhanzi dufata nk'aho ari mu bahanzi beza mu gihugu, hari ikintu abantu benshi bakunda kumushinja bakavuga ati Bruce Melody urakora, ariko ururoko cyane, ntabwo ujya hanze ngo bakumenye cyane, naho ngo ube wabasha kuba wagira ibintu byinshi werekana. Bruce Melody rero agaragaza impinduka aho yagendaga agakora n'abantu bagiye batandukanye. Ndibuka yahereye ku bahanzi bagiye batandukanye nka John Kaligraphy wo muri Kenya, bakora indirimbo kabisa yari nziza yitwa Sawa Sawa. Ntabwo ugize babombe cyane bikabije, ariko hari indirimbo nziza yakoranye n'umuhanzi ukomeye. Kaligraphy ni umuhanzi ukomeye cyane kabisa, si abanyakenya bamukunda gusa, n'abantu benshi bo muri Amerika bamukunda rwose kuko ni umuraperi mwiza cyane. Akorana nawe, agenda akorana n'abandi bantu bagiye batandukanye, arazamuka ajya kwa Shaggy, none aravuga ati reka mbiture hano hafi muri East Africa, reka noneho ngiye ku rwego rw'isi ufata Shaggy. Shaggy ni umuntu urenze cyane rwose, n'umuntu wese wakubwira ko Shaggy atarenze ishinzwa yaba atari umuntu w'umuziki, nta muziki yabaze. Rero urumva ko Bruce Melody yashyizemo imbaraga zo kugaragaza ko ibintu umuziki nyarwanda yawureka kuba wabura aho ngaho wangukiraga umuntu w'umuroko cyane, akaba yawugeza ku rwego mpuzamahanga. David, ni ibintu byiza cyane rero kuba yakorana na Diamond w'umuhanzi ukomeye muri East Africa. Ari amaboko yari yakeneye David.
Ya ni byiza cyane rero ko umuziki wacu w'u Rwanda uri kugenda nyine uba international, kuko bari kugenda bafungura amarembo bagaha nyine nabo abandi bari inyuma bakavuga ngo nanjye nshobora kuba najya gukora umuziki, byibura nkashaka umuhanzi wo muri East Africa, wo muri Afrika yose, tukaba twakorana indirimbo koko kandi ikagenda neza cyane. Nyirabyo sinzi nimba mu munota umwe dusigaranye hari amakuru yanjye waba ufite nka update abakunzi bacu wabaha, then tukaza dusoza cyane kabisa. David, amakuru yandi nababwira wenda bamenya by'uko murabizi ko kuri DNB TV Rwanda tuba dufite amakuru menshi kandi utasanga ahandi hantu. Mwita King Promise nk'umwe mu baperforminze muri bar, rero yavuze ko yishimiye mu Rwanda ndetse akanavuga ko ateganya kuba yakorana n'abahanzi bo mu Rwanda, cyo no kwitega azakorana nande, kibaza akora indirimbo cyangwa ubundi bufatanye bugiye butandukanye. Ariko twavuga ati nk'abanyarwanda byaba byiza aramutse akoranye indirimbo n'umunyarwanda. Uramuzi ko King Promise indirimbo zigiye zitandukanye zakunzwe n'abanyarwanda nka Terminator ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ntabwo ari ibyo gusa rero, hanze y'u Rwanda nk'inkuru ihari yavugishije abantu ni Denzel Washington. Uyu nguyu yagiranye amakimbirane n'umugafotozi cyangwa photographe umwe wamufotoye, ariko ntibagirana uburyo bumvikanamo, basa nk'abashwana. Rero byavugishije abantu bavuga ati kuki bigenze gutya, kuki uyu musitari yivumbuye atya. Ibyo ni ibindi bintu bigiye bitandukanye tuba tubafite hano kuri DNB TV Rwanda, by'umwihariko bigaragaza ko isi yose tuba twayibatembereje, twari tubagejeje muri Hollywood. Urumva ko DNB TV Rwanda tuba tubafite byinshi bigiye bitandukanye. Touch rero kugira ngo ukomeze kumenya byinshi cyane kabisa. David, urumva ko ibi nawe ari uburyo David? Ya, ibintu ni byiza cyane ko abakunzi bacu baba bagomba kuba ari update mu bambere, baba bazi imyidagaduro mu isi y'imyidagaduro kabisa. Ni byiza cyane, turabakunda cyane. Nyirabyo, reka ngushimire yuko twagize ikiganiro cyiza, ariko mbwira abakunzi bacu hari agaseke tubafitiye, hari ikintu turi kubateganyiriza cyiza cyane, kandi noneho kizaba gitandukanye n'ibindi bari basanzwe bumva, bya bindi nyine bibagera ku mutima kabisa, ku ndiba y'umutima cyane kabisa David, cyane rwose. Kandi mbabwira ngo bakomeze no kureba imbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, atari YouTube gusa.